Sasa rero nagiye kubasuhuza mwese munkurikiye kuri YouTube channel. Ubu ngubu muracyari kwibaza ngo nje gukora iki? Nje kubabwira abantu baracyari kwibaza ngo who's the best. Ari abagabo babiri ninde urenze. Hari dufite uyu 001 na one of the kind. Igisamagwe urumva muri kwibaza ngo ninde urenze muri aba babiri rero. Muri aba babiri bamaze kwibona ibitaramo bibiri bamaze gukora. Hagira umburanye ibitaramo bibiri bamaze gukora mwese mwarabibonye, mwabonye umuntu ushoboye ngo ninde. Icyabereye Musanze mwari kibonye kuri stage ya metero 80, abantu suriyari bari gufana. Bwiza na Kitoko ntago tubagarukaho rero, muri kugira ngo tutabagarukaho nje kubabwira kuri aba bagabo babiri ngo ninde urenze, who's the best. Mwabonye igitaramo cyabereye i Musanze, mwakurikiranye neza 100%, mwabonye umuntu watwitse kurusha abandi. Ngaho ntago tuhavuga wenda bari bakiri kwishyushya. Ako dusubiye inyuma muri 2026 gitangira, mwabonye ko hari umuntu ushoboye abandi kumva, mwabonye ko hari umuntu wishe undi. Ariho ntago nanone tuhagarukaho ko mwabibonye 001 hari aho wenda ashaka ko yarakomye abantu bakabishyigikira, ariko aho tugeze ahangaha tugiye kwibaza noneho mu bitaramo bibiri bimaze kuba hano byateguwe na Bruce Melody, ahita abwira The Ben ati ngwino nka wigeze kuntumiraho bwa mbere. Igitaramo cyabereye Musanze ntago tukigarukaho, tugiye kuvuga icyabereye Nyagatare. Cyo cyacimaka cyabereye Nyagatare rero cyo ko nabibonye ko bose bari kurindwa mubi, ariko hari twese tuvuga ati uyu nguyu ni urenze undi, tukavuga ati uri the best, urabarenze bose. Muri u Rwanda dufite abahanzi benshi, ariko ntabwo bakora nk'ibyo yakoze. Njye ubwo muye kwibaza ngo ninde urenze, muracyari kubyibaza nkaho nta maso mugira. Ndi kwa ko muri kwirengagiza ibintu mubibona. Abagabo babiri hari Igisamagwe na Munyakazi. Bari kwibaza ngo ninde urenze muri bo. Njye mu mboni yanjye nkuko nabibonye, njye nabonye ikintu gisabwa bwa mbere na mbere, ariko ubanza ukamenya ahubwo se ninde wahagurukije public audience yari ihari. Ninde winjiye ku rubyiniro ukabona bose bahise bahagarara baramanitse. Ninde waje atuma bose bishima. Ninde wakonvetse cyo bita kumvisha abafana bundi bakabyina indirimbo yitwa Forever. Ndabivuze. Okay, twakomeje. Abantu bose Bruce Melody yagiyeho babyina indirimbo yashyizeho bose. The Ben ashyiraho indirimbo ze bose barazibyina aho baguye imiswi. Ariko tureba ninde winjiye kuri stage noneho bose ukumva batangiye kuvuga ati wowe ninde. Uwo muntu yinjiye kuri stage, akinjira kuri stage bayavuga ati se uyu muntu noneho mwabonye ariko video cyandi kubivuga gutyo mutazibonye. Mwabonye video, mwebwe muze kugenda mushaka utu video muturebe, nibwo murabona kuntu ibintu byari bimeze, nibwo muhita mubona ngo ninde wa mbere. Anje nabaciriye ku mayange umuntu ndakeka umuntu mwamwumvise wakomye Nyagatare. Umuntu wakomye Nyagatare mwamwumvise, niba mukurikirana neza, niba mutekereza neza, mwebwe mugende mubanze mwibaza ati who's the best. Ndabizi mashya kubyibaza, ariko ngenda nawe nawe mubyibaza. Murebe video za Nyagatare, murebe iza hari i Musanze, murebe ngo ninde wakomye abandi. Bahaye waka
gihe ntari mu birebe mwebwe muze kunyandikira muri comment bitewe n'amavideo mwabonye mumbwira ati uyu nguyu ni wo wa mbere. Nje ndi hagati nje bitewe n'uburyo nkunda imiziki yombi naba mbeshye, ahubwo mwebwe mufana cyane munyandikiye muri comment muvuga ati uyu nguyu bitewe na video wabonye za Nyagatare ukabona video zimusanze mugahita mukubita n'akajisho kuri 2026 gitangira muri The New Groove. Mu bitekerezaho neza utahubuka.